ngejo ndi muri gare mu Giporoso hari nagiye kubona mbona abantu bantonzeho uruziga ngo tubonye mu maso yawe ngo tubone umeze nka Mbeba y'inzungu nanjye manuraga Mbeba y'inzungu n'uyu manuraga pfuka munwa bati niwe mpita nirukanga nzamuka ruguru banyirukanga aho ndasohoka muri gare nega moto ndukira Kacyiru abana uziko burya Mbeba ari optimistic ko peace intercontinental ballistic missile with nuclear warhead peace homme integre homme responsable respecté papa gisa ariko sivyo ni biki bana Mbeba y'inzungu rero am device space available agahanga kanje hano Mbeba y'inzu iyo uvuga icyongereza hafi na supermanager mufite aho muhurira cyane pronunciation yawe niye byenda guhura supermanager se ntafite inyinya kandi abantu bose bafite inyinya ni optimistic n'abantu bahawe umugisha n'Uwiteka reba mfite inyinya Trump afite inyinya mu Rwanda hano abantu bafite inyinya Kanyombya arayifite Seba arayifite Knowless arayifite Clement arayifite Faisal arayifite MEDDY arayifite King James arayifite nono nyumvira nkayo mazina byonyine y'abantu bafite inyinya nuwo muryango nisanzemo none wagiye madamu wanje afite inyinya umuhungu wanje afite inyinya nanjye ndayifite dufite mu muryango w'abana barindwi mvukamo na mama tubyara dufite inyinya dufite abuzukuru 10 bafite inyinya nta kintu wumvamo kwara abahanga se bajye bavuga ko inyinya utu twa fosete utu twita uturanga bwiza ngo ari defu utazi uburyo inurira ni wisebye ibyo by'abaseni akoze ubwo cyo nagiye Kanyarira nsanga hari abantu bari gusenga bene ayo masengesho y'ubupfapfa Imana ikomeye Imana igira neza Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera mw'izina rya Yesu Kristo Mana dore umugabo nshaka kuba ari inzobe kuba ari muremure kuba afite imibiri yombi kuba avuye kwiga Harvard kuba afite se ufite amalimentation mw'izina rya Yesu namaganya abagabo bareshya n'abanyonzi namaganya bareshya na Zakayo toka basimu bashye Mana mamagaye igishongore kiza cyane Mana ninzaza ndyama muri gituza abantu bazajya bavuga ngo voila hariko Mana Mbeba y'inzungu ndamutongera nkamwirukankana nkamushwiragiza ngashwanyuza amasengesho nkayo Mbeba y'inzungu urareba gawe ngiri sengesho ubimana iri kuryumva ko Zoom TV 24 bamwita Mbeba y'inzungu nizere ko mumeze neza mu bice bitandukanye abakanda subscribe kuri YouTube ya Zoom TV n'abatarakanda ngira ngo Mbeba barahombye bashobora gukanda subscribe kugira ngo tuzaje tugendana muri uyu muryango nk'imbere nkuko muri kubibona imbere yanyu ndi kumwe n'umuntu wambaye neza kwere kuva ku rukweto white ipantaro white yayo ndi white ariko handi ashobora kuguha akantu bikaba induru ingofero nuko muri kumubona amadarubindi ariko senarikeho Sapel boy kubona Mbeba y'inzungu amakuru ni meza ndashima Imana abantu ndahumeka umwuka w'abazima mba mbona hari ukuntu bitameze neza ariko Imana ikavuga iti muhungu wanjye bwongere buke muri make ubu bwakeye ndavuze nti WhatsApp Mbeba y'inzungu ko WhatsApp bikomeye mbo gutsapa rero buriya uyu no kwambika umubiri kandi burya iyo wambika umubiri nyine umubiri unezezwa nyine no kwambara hanyuma nk'ibyo wambaye biba biguhagaze nkangahe duhere ku nkweto ndabona inkweto rwose inkweto zo urabona ko ni Nike ebana iri mu bwoko bwayo iyi ngiyi igiciro cyayo kiboneka hakeya kuko ni inkweto irimo amabara ageze nko kurangahe umutuku umukara ubururu byose nukuvuga ngo biri bara rituma igiciro kiyongera birumvikana kuko produit y'umutuku si yo y'umukara ipantaro naho kumweru white iyo ni white isanzwe ureba kabisa ka white keza cyane ukazamuka ku gapira na t-shirt nta birenze ukaza hano mu birombe do hano handitse ngo ikirasi nahabona neza handitse iyi ni ya zahabu rero ituruka hasi mu butaka mu birometero birenga 6400 do umanuka hasi kandi izi zahabu zose izi zose zisigaye aha bene izi zahabu izindi usanga ari izi ziba zazamuwe n'ibirunga iyi rero ituruka hasi hahandi haba twa dukoko twihanganira ubushyuhe two bita extronofia extronofia n'udukoko twihanganira ubushyuhe bukomeye cyane aha niho twebwe tuvana bene iyo zahabu ariko se ubu ntago bayibona
do ibintu biba biri gutigita mu gituza kandi ibi ngibi ni ibimenyetso bibuke ko Bibiliya ivuga yuko nitugera mu ijuru tuzatambagizwa ku mabuye ya yasipi tugahabwa zahabu tukicara mbese tugenda mu mihanda y'ibirahure dore twatangiye kubyitoza urabona bimwe atari umuhondo ibindi ari umweru bivuze ngo iyi ni diamond iyi ni or tayari ubwo hejuru warikandagiyemo rero ndi kwitoza kugira ngo ningerayo bitazantonda ngomba kwitoza kuba icyo uzaba cyo hakiri kare kugira ngo utazakigeramo kikagutonda kuturi neti se utu turi nete ni uturinda mibu utungutu tundinda amahuhwezi tundinda amahuhwezi nkakomeza nkatambuka ubuzima bukisunika nta gashya wenda kuri materiyeri dukozwemo ni uturi nete dusanzwe tujya tubonana n'abandi bantu dukozwe mu gicu ngaho amarinete yo mu bicu ni mu gicu watwitse hanyuma akagofero ko ni kaguci ni uruganda rusanzwe nta muntu utaruzi ku isi ariko bene izi ngofero wazenguruka mu mujyi wa Kigali no muri East Africa nupfe kuyibona ukayibona ni Diamond reka da umuntu wambaye ingofero bwa mbere yitwa Harmonize mukuru wanjye ariko ndashima Imana dore nanjye nagatuyemo ni Gucci ariko buriya Gucci bivuga iki no Gucci nyakadiho Gucci uravuze ngo ni uruganda rusanzwe nyamara rugira marike zidasanzwe kuri weho rurasanzwe ugereranyije n'umufuka rurasanzwe kuko umuntu arusha agaciro uruganda kurwambara rero nta gitangaza kirimo ahubwo bateje indi ntambwe tudahari ntibabaho bivuze ngo turiho niyo mpamvu narwo ruriho ni ukuvuga ngo Gucci iriho kubera twe turiho ariko ishobora kubaho twebwe ishobora kutabaho twe tugakomeza tukabaho biriya nitwe tubishyiraho cyangwa tukabikuraho nitwe twita amazina cyangwa tukayakuraho niyo mpamvu biriya ntabwo ntitujya tunabitindaho biriya hanyuma turi kumwe na Mbeba y'inzungu mwamubonye kuri squaga nyinshi cyane uko ahagaze ku birombe no kuri za Gucci no ku kameta se kutababwiye iyi mpeta yanjye impeta yanjye iri ni isezerano nambitswe n'umudamu wanjye ko ye ndubatse ndi umugabo mfite umugore n'umwana iri ni isezerano rya madamu wanjye madamu ameze ate ubu madamu ameze neza yari yaragiye mu ntara aravayo uyu munsi madamu ubu yabaye madamu w'icyamamare madamu w'imbeba y'inzungu Mbeba ubuzima bumeze gute reka duhere kuri ako ubuzima bumeze gute bw'ubusitari nyirako warubayeho mu buzima bwa mbere wenda udasitaye cyane ariko ubu wabaye umusitari ntekereza ko n'ingendo yahindutse umva n'imivugire yarahindutse ubuzima nabwo bwarahindutse buriya buzima rero ubuzima bw'ubusitari cyangwa ubusitari ndi kwitoza kuzaba umusitari sindaba umusitari ariko uko mbibona uko ngenda mbibona uko bukeye nuko bwije mba mbona uko usatira izuba ariko rirushaho kugutwika hari byiza ubona mu busitari ariko n'ibibi ruza rugeretse ni uguturana n'umuswa hamwe ujya kubona ukabona yazamuye umugina ugahavanaho ukabona umugina watunguketse mu iguni nibyo ni ukuvuga ngo wowe uravuga ngo kuba mu busitari ntabwo ari ibintu byoroshye kuba mu busitari ikintu maze kubibonamo icya mbere ni ukwihangana nkatwe tuba twubatseho biba bigoye uca ahantu ukabona ambiyanse uba utamenyereye abafana kayige muri kamera yanjye menyereye kujya guhiga ibirayi by'umubyeyi nabibona nkaruhukira mu nzu ntushobora kumbona nanicaye hanze ariko noneho dore nk'ejo ndi muri gare mu Giporoso hariya ntagiye kubona mbona abantu bantonzeho uruziga ngo tubonye mu maso yawe ngo tubone umeze nka Mbeba y'inzungu nanjye manuraga Mbeba y'inzungu n'uyu manura agapfukamunwa bati niwe mpita nirukanka nzamuka ruguru banyirukanka ndasohoka muri gare ntega moto nduhukira Kacyiru abo bantu uzi ko burya imbeba ari optimistic koko peace intercontinental ballistic missile with nuclear warhead peace homme integre homme responsable respecté papa gisa ariko sivyo ni ibiki bana yanjye hanyuma Mbeba y'inzungu wenda gatoya uvuga ati abantu baraje bangwa gitumo urebye ni bangwa gitumo imvura ari kugwa bisanzwe nca muri gare hari aga service nanjye kurebamo mpagarara ku muryango wazira modoka bajya gukatishiriza amatike ajya mu ntara nabaye nyahagarara rero mbona ibindi mbona nuko
no kuvuga ngo uriranga se ni taye ni agahanga kanje am device space available ndi icyapa cyamamarizwaho ni nkuko usoma nyine the zoom TV 24 ugahita ubona n'icyapa cyamamarizwaho uhita ubona aho ngaho ibiriho na Mbeba y'inzungu rero am device space available agahanga kanje hano Mbeba y'inzu iyo uvuga icyongereza hafi na supermanager mufite aho muhurira cyane pronunciation yawe niye byenda guhura supermanager se ntafite inyinya kandi abantu bose bafite inyinya ni optimistic n'abantu bahawe umugisha n'Uwiteka reba mfite inyinya Trump afite inyinya mu Rwanda hano abantu bafite inyinya Kanyombya arayifite Seba arayifite Knowless arayifite Clement arayifite Faisal arayifite MEDDY arayifite King James arayifite none nyumvira nkayo mazina byonyine y'abantu bafite inyinya nuwo muryango nisanzemo none wagiye madamu wanjye afite inyinya umuhungu wanjye afite inyinya nanjye ndayifite dufite mu muryango w'abana barindwi mvukamo na mama tubyara dufite inyinya dufite abuzukuru 10 bafite inyinya nta kintu wumvamo kwara abahanga se bajye bavuga ko inyinya utu twa fosete utu twita uturanga bwiza ngo ari defu utazi uburyo inurira ni wisebye ibyo by'abasenzi akoze ubwo no kubanga abantu bose bafite inyinya bari abantu bakazi iyi inyinya y'Imbeba y'inzungu optimistic no kubanga wewe mu bantu bose wabonye bafite inyinya nta muhombye urimo hahomba uteze kandi Imana yaragushigarije aho ibindi bizanyura n'ubanga ko nakenge Imana inyuzamo ibindi bintu uyu mwanya twe tuvana urabona wari bwasoma igitabo cya Sapiens mukuru wanjye cyitwa Livre Histoire de l'Humanité ngaho Sapiens homo sapiens wo bita Noah Harare uriya ni mukuru wanjye muraziranye cyane ni mukuru wawe none se twaturutse mu burasirazuba bw'Uburayi hariya dushakisha ahantu ho gutura nta hantu ho gutura dufite turaza tugera hano mu majyaruguru ya Misiri tuzamuka urabona aho twise muri Croissant Vectire cyangwa se aho abanyaburayi bubise muri Middle East hariya niho twatuye bwa mbere tukava aho ngaho tugiye mu mashyamba kujya guhiga ibyo turya byaraducanze ibintu bimeze nabi no kuvuga ngo ubuhanga bwose murabunganya n'uwo muvandimwe wawe naho ngaho byose byavuye ariko Mbeba umuntu yagukurikiye yumva warasomye amashuri menshi ubundi ufite amashuri angaho ugereranyije amashuri yanjye sinjya nyavuga kubera ko sindiga ahubwo ndashaka kwiga none se nimba mvuga ko ntize nkaba ntatera urwego ngo siga umukororombya amabara ubwo urumva naba narize hari wize se wabigezeho none se ubwo yabatare twize ko rimwe guteranyaho rimwe ari kangahe ari kabiri none oge nakubwira ko rimwe guteranyaho rimwe bibyara rimwe wakuraho rimwe bikabyara kabiri kose ntubyumva wowe matematike nge n'izindi njyane mu mibare cyane reka mbikorere kuri aka gati bihangane dore kano gati iri ni rimwe suri kuribona ndaribona iri ni rimwe sibyo noneho rimwe iyo ukuyeho rimwe irindi kureho bibyara kangahe kabiri rimwe iyo uteranyijeho rimwe bibyara rimwe Mbeba nawe ijuru uzaryumva ku matangazo ayo mashuri yanjye tuyabare guterera ibyo baduhaye sibyo nize bivuze ngo nanatangaje amashuri yanjye abantu ntibabyumva ntese ubwo tubigenze bakomeza bakaduta hanyuma Mbeba y'inzungu reka twigarukire mu buzima busanzwe ubu buse turahera ku muziki turahera kuri filime icyo mushaka duhere kuri icyo reka duhere muri filime muri Gatarina ngira ngo niho uri muri ino minsi ubuzima buhagaze bute kwa ASSIA mfashwe neza kuko hari igihe kigera nyine navuga ko hari ubundi bumenyi ndi kugenda nakira kuko filime wigiramo byinshi ubona byinshi deja hari iby'ubutazi bakaguhugura ibyo ukora ugenda gutya ibyo byose nta na kimwe umuntu abazi ndamushimira deja kuba ubwabyo yarafashe icyemezo cyo kuza mu manegeka mu inegeka rya 5 hagati ya Bumbogo na Ndera akaza mu gikombe bashaya n'iki baca ku mateme barangiza bagatunguka mu ihegene ry'inegeka rya 5 bagasangamo umugabo ufitiye umwana ku rutugu bati niyo twari tuje kureba nanya mpita mvuga ni nk'ibi n'ibiki mwaka byaramo ndebye mbona ni inzobe yasi tuba twicaranye aho ngaho kontara mba ndayisheshe dasinye
mpita nizamukira ubu ndi kwa ASSIA muri Gatarina. Ni filime nziza igaragaza ubuzima twe tubamo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ndi kumwe n'ibyamamare, reba ASSIA wenyine, noneho shyiraho Yakamuwana, shyiraho ba Makurata, shyiraho Njuga, shyiraho ba Kesha. Harimo abakinnyi mbese ureba b'ibyamamare kandi bakomeye ku buryo kubaseseramo ni nkuko waterura umukinnyi ukina muri Gasogi ukahita umushyira muri Real Madrid cyangwa ukamushyira muri Barcelona agahura na Messi cyangwa muri Rayon Sport. Ibazizo oya na Rayon Sport, Gasogi na Rayon Sport, Gasogi yo na Rayon Sport urebye tuzabimenya mu minsi iri imbere, ariko urwego rujya kuba rumwe. Ko bajya bavuga ngo Rayon Sport ni igihangangera hejuru ya Gasogi. Rayon Sport ni igihangange buryo wagutanze kukubonera izuba yitwa igihangange. Ntibisaba imyaka n'ibihe, ibigwi nibyo biranga umuntu. Gasogi rero uko nyiza uko yazamutse nuko imeze, hari umukuru wanjye Kenisi uyifite, hari ibintu bigiye guhinduka mu minsi iri imbere. Okay, hanyuma twatukiri kwa ASSIA, hari aka episode gato nigeze kubonaho hari ahantu ukunda uteretana ASSIA kabisa, bigaragare ko ASSIA unamukunda mu bundi buryo. Tubwire iriya utereta ASSIA wenda ntabwo bijya bigutera isoni? Oya, isoni ku maso n'umwanda. Nta soni nagira zo gutereta cyane ko kari ari akazi. Mba ndi gushaka kameranje uramutereta nyine. Wanditse sene yaravuze ati muterete. Hari wanditse aho nzarwana, ubwo nzarwana. Ni nuba ngakora ibidefo, ubwo ni muri sene nibyo. Ariko hari akumutereta mba numva ndi ari sawa, ahubwo ubu nibwo ngiye kubikaza neza. Ukuvuga ngo gutereta ASSIA ubyumva ufite bundi feeling, ntago kajya kazamo ngo kagufate se bibona uri kumutereta. Ibyo ntago bibaho. Mfite ikibaruta, mfite izuba Imana yatoranyije mu yandi mazuba muri miliyari zirenga 7 ziri kuri iyi si. Imana yatoranyijemo umuntu umwe, iravuga iti mwana wanjye to akira urubavu ruzagushajisha ukamera neza ukazagira mu zabukuru. N'uwongu abandi bose agikanuye gutya ari kiri kuri ubu butaka bamuzi inyuma kandi mu birometero birenga nka 500. Uyibaza igihe byonyine bazangereraho no kugenda na bwabwa. Mbese ni nkuko wava ku nkombe ya Floride ujya Puerto Rico, nabwo wazimirira muri Triangle de Bermude, naho ngaho waherera. Ntabwo amateka ariko urayafite ariko kamateka uyafite ntabwo wazahagera, ahubwo baze bakwita Mbeba y'inzungu history y'u Rwanda. Hese nibandika nk'ibitabo za encyclopedia bakwandikemo, ntago ibyo bihese byapfa gukunda. Ahubwo ngubu bagakwiriye nyine kuzajya bafata impano zacu bakazibyaza umusaruro, bakaduhereza nk'izo mashine tugakora ubushakashatsi cyangwa se ubundi bushobozi bw'ibifatika. Ubwo ni agafaranga kuko nimwe mu mbaraga enye ziyoboye isi. Tukavuga ku mateka, nkakubwira nka Mutara wa mbere se mugeshi mwene Ndahiro wa Ndahiro, harafite izina ry'urugamba yitwaga Muyenzi. Uzi ibigwi yakoreye ubwa no kuvuga ngo agafaranga ugafite wavuga kandi ibintu bifatika. Umwuga wanjye yo nza gukomeza aya mashuri asanzwe yo kwisi atarayo nize, nari kwiga ibintu bijyanye n'itangazamakuru. Kuba he harandi mashuri weza atarayo kwisi? Sinabikubwiye se, dore bihe na amashuri rimwe iteranyije rimwe bibyara rimwe. Nibenaye aya niyo yo kwisi. Hanyuma Mbeba, madamu urumva episode ya mbere wenda agiye gukina ASSIA kujyanye birarangira, episode ya mbere yasohoka, iya kabiri irasohoka. Madamu yakubwiye ngo ki bwa mbere? Yarambwiye ndajya bona umwanya, yatagiye gushaka ibiraya akabona umwanya wo kureba icyamamare. Yarambwiye ati mbaye nkigukubita amaso nasanze ari impano yawe cyane ko jye mutereta. Ntabwo yarazi ko ntazi no kuvuga. N'abantu bajyaga bambwira batari ko se uriya mugabo utavuga uri uzamushobora, kumva atazi ko ndisata ariko idasatura amabuye da. Yabyakiriye neza ko yabonye uko nkina uko mvuga, abona ni ibintu bisanzwe. Bimwe nka amashusho amwe namwe abonyemo nkamubwira nti iriya shusho barikinnye mpari nturitekerezeho ibindi. Aho niyo nendaga kwenda nko kukubwira nk'urugero, urumva sinzi umudamu wawe niba sirimutse cyane wenda by'ubunyamugi atari hahandi wabona wenda uzajya gusoma nk'umuntu waza mu rugo akakuramiza inkonji.
Mbo sene yo gusomana nabanza nkabyigaho senkubeshye nawe nkamugisha inama abwira ni musome cyangwa mbyihore kuko bizu buri ifite igisobanuro cyayo niwabonye ibyo Yuda yakoreye Yesu nabanza nkabyigaho ariko bitewe n'uburyo nyine ubushaka ko wa mwana wawe n'ubundi wabyaye abona kawunga uhengeka itama wenda bakakanobaho bene hano buzima bugakomeza none bibaye ari ibyanya byose ku giciro gihanitse cy'amafaranga wenda kuko weho hano nekereza ko muri filime ibirenze kuba uzi gukina ariko urimo mu buryo bwa business iyo scene iramutse igezweho ntabwo wayikina atari yo guhengeka urumva uri guhengeka kugira ngo atari scene isanzwe se bidukina bisanzwe scene isanzwe muri filime rwose bikangombwa kura mu gwatiruka reka dukoresha yamvugo y'urubyiruko mukamurya ntayikina rwose nose umwana wanjye yicwe n'inzara ngo ndaho ngaho nose umuntu Imana yawomereye ibintu bibiri kuvuga kurya uyu muntu ucamo ibintu byinshi ni nki tuyite nka levorka kido ni nk'ikirunga gisinziriye kirasinziriye hano gisohora rero ibyo gishatse icyangombwa nuko nta muntu nawe mbangamiye cyangwa se ngo mbe mpungabanyije ubumwe bw'ireme ry'umuco mbo nabikora rwose ubuzima bukisunika kuri icyo cyo cya kariyeri n'umuryango urumva ko rimwe na rimwe mu mafilime wenda aho byarangije gutera imbere nko mu bihugu bitandukanye za Amerika nekereza ko abantu benshi abapartners ubwo abana ntago bakunze kubigiraho ibibazo ariko ubona afite iyo myumvire yo kuba mutabipfa madamu wanjye nta kibazo madamu wanjye ni mbo ntabwo ahindurwa n'ibihe burya rega umuntu ajya guhinduka bitewe n'aho bivuye kandi burya guhinduka k'umuntu ntabwo aba ahindutse ari uko ageze muri 2020 umuntu ahinduka akiva mu nda ya nyina niho umuntu ahindukira kimwe n'ubuzima umuntu abwakira kiri mu nda y'umubyeyi umwana niyo mpamvu uzareba umwana iyo bamutwite usanga nka nyina akunda kurya intoryi cyane iyo akivuka usanga ari urwererane umwana w'intoryi aba ari urwererane usanga nuko ameze rero noneho niyo ubabaje umubyeyi utwite wa mwana uri mu nda arababara kandi urabizi twese tuvukira amezi 9 ariko n'abavukira 7 babaho ahubwo amaraso cyangwa se igisekuruza cy'umuryango mbivuze nka hani wacu wenda na amateka maremare ya Ryangombe uburyo yaje mu Rwanda n'uburyo Ruganzu yamuzanye n'igihango twagiranye nawe gifite ibidukurikirana n'ubu kidukurikirana mpamya ko madamu wanjye nta gihango na kimwe zaba izo za Mugasa zaba za Rutukuza Mbuga zaba za Nkonjo zaba za Binego bya Kajumba zihagarariye ubwibone zaba iki ibyo bisekuruza by'abazimu byose nta na kimwe madamu wanjye abarizwamo we ari ukwe nyine ni special ni ukwe kandi yize kubaho niko navuga Mbeba inzu nkurikije ukuntu ndiko kumva ushobora kuba nta bintu byinshi by'upfa n'umugore wawe ubwo twapfiki icya mbere nige wamurambagije murambagiza mu bihumbi by'abakobwa noneho abambenze bo ntiwanababara arangije arambwira ati kuva byibura umbwiye uti je t'aime I love you very much nakwagaranyo kunda cyane urumva nge nahise mubwira nishingiye kuri ibi ngibi nanjye umbwiye nkwambitse iyi mpeta do iki ni ikibahima kandi ni stop iki kiganza impamvu iki kiganza iyo kizamuye biba bivuze ngo atansiyo uhegereye wapfa birabuje aka ni akarango akangaka kagenda gacecekesha benshi hano aha hose ngenda n'ejo bundi hari uwo twari turi kumwe ngiye kumva numva akaboko n'agashyize inyuma bene hano ngo Yesu we ngo niwe Mbeba y'inzungu ninigewe mana we Yesu we sikora kubunyi kuri YouTube Yesu we mana we akusiwe rikambasi nkubaze ubundi ukila madamu ndamufite ngo Yesu umana yanzi ngewe ngabandi bana ubwo sengo madamu waba ameze ati ntabanezere wameze neza ari mu mwuka wera ngo yaritombole ariko ashobora kumbona gutya atazi ko namubonye amavi yarahiye za Kanyarira za Kadeshi za Kizabonwa Samatare hose aho bita muri barafu muri korodoro mu rupfa hose narasengeyeyo sizi waya Mbeba
urakumva ariko urumva ko nanjye mvuga ku bisebo seriye kandi ahubwo kuri The Zoom TV muzamikira kanyenza nyuzeho ngira ibyigisho byiza cyane ariko wenda hari abantu nanakibabwira abantu batazi ko mfite iyo mpano mfite impano yivuga butumwa usibye ko ntarayishyira hanze. Nigeze kubona aka video gato ya kuri YouTube imwe usengera ari umukobwa agiye kanyarira mbo kiriya ni igitekerezo cy'uburyo nagiye kanyarira nsanga hari abantu bari gusenga bene ayo masengesho y'ubupfapfa. Imana ikomeye, Imana igira neza, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera mu izina rya Yesu Kristo. Mana dore umugabo nshaka, kuba ari inzobe, kuba ari muremure, kuba afite imibiri yombi, kuba avuye kwiga Harvard, kuba afite se ufite alimentation. Mu izina rya Yesu namaganya abagabo bareshya n'abanyonzi, namaganya bareshya na Zakayo, toka basimu bashye. Mana mamagaye igishongore kiza cyane, Mana ninzaza ndyama muri gituza abantu bazajya bavuga ngo voila hariko Mana Mbeba y'inzungu ndamutongera nkamwirukankana nkamushwiragiza ngashwanyuza amasengesho nkayo Mbeba y'inzungu urareba ngiri sengesho ubimana iri kuryumva ko reze uri gusaba abagabo barebare ukagira ngo niwe ubare mado urugo rupfira mu bitekerezo. Niyo mpamvu ujya kumva ngo ubundi hari ijambo bajya bavuga ngo igitambambuga ntawe ukigisha gutamba iyo mu nda ari amahoro. Urugo rero rupfiraho kujya kurema umugabo cyangwa umugore mu bitekerezo ukumva ko hari urwego nyine umushakamo. Iyo bimeze bityo Imana y'ikikora ni iki imbere ya wa musore cyangwa umukobwa ihashyira abasore bagufi gusa cyangwa abagabo bagufi gusa. Zakaya avaho haza undi kandi nibasabye ufite alimentation haza umunyonzi avaho haza motari agenda haza umufundi agenda haza umuyede agenda haza umushomeri gutyo. Kandi uko umwe agenda niko umukobwa agenda ava muri 30 yikubita muri 50 35 imiryango igaterana ati mumukubita amatovu serious musenyera mukozi w'amasenyera ndapfuye n'ukuri ndapfuye buri musore wese unyeze imbere ahita agenda mfite icyangiro noneho babahanuzi b'ibinyoma nabo bagatangira bakayakegeta barayarya kabisa bamwumvisha uburyo nyine afite icyangiro azinze ibintu nk'ibyo ziziwa yarega yabaye kandi atazi ko ari we waremye umubano we mubi hagati ye n'Imana hajya kurema Imana ifite uburyo iba yarateguye ibintu kuri plan. Imana genemera ko Imana ivuga n'abatabyemera gende kuvuga subwo Imana ntiyavuga. Niba Imana yaragushyizeho kuzashaka Zakayo Mbeba y'inzungu optimistic ubwo kugeraho kureba King James kandi King James mutari mu rwego rumwe atari Imana yaguteguriye tagangara nzaza nkunyura nkupepera nkubazaniwe bose sorya uti birunginyo nturashaka ati sindashaka 45 senkani basi babaye igitambo cy'umuryango gutyo. Mbeba y'inzu iyo bigeze ku bakobwa mu bintu bigendanye n'ushaka abakobwa barasetinga cyane basetinga ibyo bifuza ku muhungu. Wenda sinzi niba n'abahungu bagira bakavuga ati abahungu be bakunda kureba ku bwiza ndareba umukobwa mwiza cyane ariko umukobwa urabona ari abantu ntabwo ari bose benshi basaba umuhungu ukize ufite imodoka ndetse wanareba ubakubye kenshi mu bushobozi. Ibyo ubona byagirize ingaruka cyangwa se ubona ni kamere muntu ni ibintu bikwiriye kubaho nkawe nk'umuntu ufite umugore. Iyo ni indyo twagaburiwe utamenya ahantu ituruka kandi buriya iyo ugaburiwe nabi uragwingira. Nuko twakuze kuko bitewe n'amateka y'igihugu cyacu hagiye hazamo ibintu by'amoko ibintu by'imiryango. Twebwe abanyarwanda twari dufite amoko 18 abasinga abazigaba abacyaba abahindu ababanda abagesera baki buri bwoko burya buri jambo rigira igisobanuro cyabo. Ibyo rero mu 1520 byaheshejwe agaciro n'igitambo cyo kunywana. Tuturaso bakibaga munsi y'umukondo bakavangira ku kibabi cy'umuko kitarapfundura neza bagashyiramo udusaka tw'agafu basereye ku rusyo rwaraye hanze bakayoza cya cy'umukaryaho nkaryaho bakagikomanga muri iki kiganza cy'ibumoso uzatatira igihango cy'amakurambere nahenga ajya yotsa ajya byarazivamo. Ntiwumva aho ubundi iryo ni ryo pfundo aho niho ruzingiye. Naho kujya kurema abagabo cyangwa se kumva ko ashaka umugabo umeze gutya icyo nemera cyo nta muntu wifuza kubaho nabi.
ariko niba wifuza kubaho neza mu buzima bwa Mbeba y'inzungu ufite ikibazo kuko jewe nahawe kunyurwa cyangwa se uhabwa kunyurwa nshobora kubona inoti y'igihumbi nkayibonamo miliyoni kuko wowe nubwo ufite miliyoni uragura ibiro jana by'ibirayi ni washaka ugure kinigi jewe kuko mfite igihumbi gende ngure bya birayi bivuye muri Kenya bigura 300 bihira iminota 4 urarya ibirayi n'ibirayi icyo ndusha nuko waguze byinshi nawe urateka inusu nteka inusu kiro jana se wayigira ute ntacyo ni si nturiye nkarya nawe urariye ntashaka ngarara munsi y'iteme hariya mu gihe nafitaho ko icyangombwa nuko biriya bisima byandinze imvura nawe uryama mu nzu wasinzira ndasinzira nta muvu wantwaye kunyurwa niryo pfundo rya byose no kuvuga ngo ariko ibyishimo biri relative niba umuntu asanzwe agira miliyoni 100 abonye 110 buriya cyangwa 200 arishima ariko umuntu wari usanzwe ashaka igihumbi hanyuma akabona 2 ninde wishimye muri abo wenda kurenza mbo ntabwo wamenye wishimye muri bo kuko ushobora kugira miliyoni 100 urumva ko izo miliyoni 100 ni nyinshi zagakemura ibibazo byose ufite ariko ntabwo zishobora kuba zakemura ibibazo ufite ntabwo ibibazo umuntu agira buri gihe bikemurwa n'amafaranga amafaranga wagira miliyari 10 ugabuka kuri etaje kwa makuzu ukiyahura kandi usize amafaranga wagira miliyari 10 ugashaka umwana ukamubura n'intanga bazaba bazishyira mu cyuma zigapfa washaka n'umuntu kubyarira ku ruhande bikanga Imana igafunga ahantu hose wagira miliyari 500 ukaba umuherwe wa mbere twese icyo duhuriyeho na wa wundi ufite igihumbi na wundi ufite miliyari 100 hari siniye twese twicayeho iyo siniye n'urupfu ruduteruye mu biganza muri make turi biryo by'urupfu Imana irubwiye ati mugaragu wanjye zana Mbeba y'inzungu uzane n'umwana wa rugigana hariya muri Amerika ntabwo rurobanura twese icyanga ni kimwe ruradushoreza rukarita rudushyira mu ivatiri yayo ibiro waba upima byose ujyamo feri ya mbere ni rusororo n'ebyiri kuri ebyiri ku isi yose kereka abahindu niba ari hindu itwika cyangwa se mu Bushinwa bw'amajyaruguru ahari nabo nubwo batwika ni hahandi ako kavu bafite aho bagashyira twese rero turi ibiryo byarwo kunyurwa ugihumeka nibwo buzima okay no kuvuga ngo ibyo umuntu yaba afite byose waba ufite bya mirenge cyangwa se ufite bikeya burya kunyurwa nibyo bya mbere ariko hari abantu batanyurwa sha Mbeba y'inzungu usanga umuntu afite wenda ibihumbi 10 ariko arifuza arerera ibimodoka V8 abandi tamutse akavuga ati ira modoka yaba yari yanjye kweri bene izo nzozi rero bene izo nzozi urabona twebwe mu Rwanda twigeze tugira inzara zari zikomeye cyane harimo izi zejo bundi tronkome hakaza izo bise za rubaga izo bise za rumanuri imbaba ne bari rumanuri imbaba izo bise za ruzagayura za keriyo izo nzara zose ni inzara z'amateka zabayeho ariko hari inzara twe tugira mu buryo bw'ibitekerezo ukumva ko kugenda n'imodoka ari bwo buzima kuyigira ni byiza ariko ntanayifite ntabwo bivuze ngo ndatuneka ngo runaka afite kuba afite buriya niyo mpamvu Imana ihumugisha abakire rero bamwe abantu birirwa bikoma mu mutwe babita abantu batumva akunyuraho wendi motoriseri ziwe zatangiye kuzamura amavuta ipine yakwikubitamo mu gihe kizamura ibiziba byagutakaraho indura akayikoma umunwa ati dore cya gikire kinteye ibiziba iryo jambo uvuze ngo kiriya gikire Imana itireba ati mbo uri umukire burya reka ngukubite ni ya kabiri ura cyagenda n'ibirenge uratuka umukire ahubwo niba guteye ibiziba mwifuriza umugisha umuntu afite shato afite iki abana be bariga mu mashuri ahenze umwatse rifuti nta rifuta guhaye kuyiguhana uburenganzira none turi no muri corona ntiwamenya aho uvuye ibyo se kujya ko mwinubira icyo ni ikibazo ngo yakwimye rifuti none se ari we wayima Mbeba y'inzungu mukira guteye ibyondo wamusabira umugisha jewe ubuzima nanyuzemo bunyemerera ku umusabira umugisha hari nabagiye bankubita inshyi abandi bakancira mu maso bambwira ngo uzapfura imbwa nkabwira ni Imana niyiza umuntu bakongera bakancira mu maso bati Imana ntikuze ubasabira umugisha uko byamera kose kandi ukumva ko ari ibintu bisanzwe ni kamere y'umuntu irahinduka igihe nicyo kihindura nta muntu ugihindura kamere y'umuntu yigihe kihageze rero bakicarana mu ntebe igihe kizira muri byinshi igihe gishobora kuzira mu mubu umubu kaza ari igihe ku buzima bwawe umubu kakudomaho upima 200 ukagenda ugashonga ukamera ukagira akaboko kareshya na karoti
ukigira seyashika cyangwa ukigira Faisal hariya ukiga kabisa mwarimu wiga urushinge buri munsi urushinge ku kibuno hanyuma wamara guhembuka neza utangiye kumenya agaciro k'umuntu kuko mwarimu witwa igihe iyo yaje aragukosora kaguha amanota kandi ntabwo ujya usibira intebe wicayeho ntabwo ari nka bya bindi uhaguruka ku ntebe uhindura intebe uko ushaka icyo gihe uko byamera kose umva ugaruka wanoze umeze neza wa mwana wawe witaga icyana uboshye ko ari ikinyoni uhita umenya agaciro afite noneho ukazaza umuhamagara mwana wanjye ni ukuvuga muri ino si nta muntu ukwiriye rero kwizamura niba nakumvishe neza ase bazamuka bajya n'abajya muri esaseri ko munazi tujyana zikatugarura nawe ugenda gahereyo byanga bikundura amanuka kandi buriya impamvu tugaruka niyo muvoma y'ubwonko bwacu ibyo amaso yabonye ahora ahereza ubwonko serivo yacu nayo igahereza utundi dusorire bikazenguruka bikajya muri za hofroma ni ukuvuga ngo ibyo byose biberaho kugira ngo twige buriya uzareba nko mu mujyi wa Kigali mu gitondo imodoka zijya mu mujyi ziba zitonze umurongo ari nk'ibihumbi nimugoroba zirongera zigatonda umurongo zitaha bivuze ngo uyu mujyi si uwacu twemerewe kuwukoreramo ariko ntitwemerewe kuwuturamo twese ni ukuvuga abanyamamodoka abanyamaguru twese bujya gucya nta muntu uri muri uyu muhanda saa yine warara muri stade Benzo tuzaganira byinshi kubigendanye n'iyo experience y'ubuzima ariko bigaragare ko warabusogongeye hari ibyo wasogongeye mu buzima byatumye ufunguka cyane kurenza mbo gusogongera rero buri byinshi rega tubyonga mu mashereka buri iri konka umwana yari konka areba mu maso ya mama we hari imbaraga ziba zimuvamo ziza hakaba n'imbaraga zirira force ziva mu butaka zidusanga zizamukira muri twebwe hakaba ibyo tubona hakaba ibyo twigishwa n'inshuti ni byinshi ariko ibyo byose icyangombwa ni ukumenya ngo ndinde ukamenya n'umuntu witwa ninde iyo wamenye ndinde umenya n'imbibi za ndinde ninde ni wowe kandi ndinde ntabwo ashobora kubaho hatari ninde kuko ndinde ndafite koko ndatunze ariko iyo ndinde ntabwo uzayikoresha ngo sangahe z'ijoro madamu wawe arikunda cyangwa se iya nyuma yaje nutabona ninde ntabwo iyo nzu uzayisohokamo ukeneye ninde mu bushobozi bwe uko yaba ameze kose bivuze ngo buri muntu wese kuri ubu butaka bw'isi akenera gisunika akenera andi maboko abashobora kuba yamufata akamutereka ku yindi ntebe watakwicaraho kuko hari intebe wicazwaho n'igihe ariko hari n'igihe Imana ikorera mu bantu ya ntebe ukayihagurukamo kakwicaza ahandi hanyuma Mbeba y'inzungu tuzagira igihe tubiganiraho hanyuma tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ni ukugicumbika kuko abantu benshi ndabizi baragukunda wumva wakomeza kuvuga tugaruke ku ndirimbo twagiye mu buhanzi tujya mu buzima busanzwe ubwo twahireye muri filime tujya mu buzima busanzwe umaze no kuba icyamamare rero mu muziki cyamamare rero biriya bintu byo mu muziki nanjye ndi kubibona gutya gusa ni amahirwe iyo ndi muri studio nsohora ibitekerezo byanjye mu buryo bw'indirimbo biriya bintu biramfasha kandi bigatuma mpumeka neza ku ndirimbo yawe gato nikubiteho ka freestyle abantu bashobora kuvuga ati ariko Mbeba y'inzungu hano barahamuririmbiye hari abantu bankurikiye indirimbo yanjye navuga iri hanze mu buryo buri official ni indirimbo yitwa Kabeba nahimbiye madamu wanjye bitewe n'ububabare yari afite kunda yari yimaranye iminsi 5 aribwa ndavuga ni nkanjye Mbeba y'inzungu rero umwana tuzabyara ngomba kumuririmbira indirimbo yitwa Kabeba abantu bajye babyumva neza so umwana wanjye witwa Kabeba ahubwo ni indirimbo yitwa Kabeba kubera icyo wahise Kabeba impamvu nuko imbeba buriya zirimo amoko 68 kandi buri mbeba yose igira agaciro ku muntu buri imbeba hari mu myaka yashize Tanzania yajyaga ijya kuzemporta muri Gambia bakazana imbeba ziri special zishinzwe gutegura ibisasu urabona imbeba zikunda kurya ibintu by'amasinga n'ibiki ariko biriya bisasu biba biri mu butaka ibyo bifite icyo byitwa PNP bifite poudre noire iyi imbeba ikigezeho hari nk'akawoderi gaturukamo ikahita ikizenguruka kugira ngo igishune icyo gihe bahita bamenya ko hari igisasu none ikaza iyo bakaza bakagitegura uwo ni umumaro wa mbere icya kabiri nuko imbeba duhuje kwirema kw'abasirikare mu mubiri izo tuzirushaho 5
ni 105. Niyo mpamvu uhereye mu 1830 mu 1817 ubwo korera yazaga ku isi 32 kagera mu Bwongereza 2007 bigapfa. 1845 Perezida James Polk wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ayoboye imyaka 4 kuwa 49 gusa korera iramuhitana. Uwamusimbuye Zakari Taylor korera iramuhitana. Ubu buri mwaka hapfa abantu 193 bishwe na korera. Icyo nanishatse kuvuga nuko byibura nabo bantu bakeya baba batakurikije agaciro k'imbeba cyangwa se ngo bamenye agaciro k'imbeba icyari cyo. No kuvuga urukingo ruboneka ruko rwabanje kugeragerezwa kumbeba. Bivuze ngo imbeba ni igitambo ku bantu. Okay. Zidahari twashira. Ikindi nuko imbeba aya mazu uyubaka idahari ariko itaha mbere. Uteka idahari ikaryaho mbere. Kandi imbeba ni kamwe mu busimba bwororoka cyane. Imbeba ebyiri zinjiye mu nzu zikamaramo umwaka utarazitega umuti cyangwa akamashu mu mwaka umwe zaba zibaye imbeba 1140. Kandi imbeba yo mu Burusiya n'imbeba yo mu Rwanda zose ziryoha kimwe imbirigi ziraribwa. Ibi ngibi twe tuvuga ngo nawe harya imbeba urayirya n'umusosi wayo ukakuryohera. None se izi imbeba zirahenda. Nkizi zirirwa zisimbuka mu mazu. Zatwirirwa twirukankana. Ibi ni ibiryo mu Misiri imbere ibi duhinga mu mirima kuko byuzuyemo ama produits chimiques tuzadukira ziriya mbeba n'imbwa tuzirya ahubwo zibure zihinduka iboro. Ariko by'umwihariko imbere igihe naraziriye zanamvuye bwake. Imbere igihe hajya ni turatwita imbeba uzazibona hari zifite akabara k'umutuku hano. Bene hano hari agace bazita ipanya. Tugenda tumeze nk'utugurube dutoya ariko cyane. Ipanya ziraro nubwo ari ipanya ariko ziraribwa kandi zimeze neza. Bisaba kugira ngo ubanze imbeba uyiteke fresh ishye kandi ntago bisaba ubwishi. Herega impamvu ubona Afrika dufite ikibazo cy'imirire mibi nuko hari twazitesheje agaciro. Zimwe tuzishyira ku ruhande ariko se kubwa kayibanda ntago zatanzwe mu gihugu hose. Tukazorora tukazirya ivumbi rigatumuka. Murizo w'imbeba uraryoha my friend. Ni nk'umutsi. Imbeba igeze irya koko byanyabyo. Serena narayiriye bibiri. Muri 2008 bitandukaniye n'izindi nyama cyangwa se ukunurira kwayo inurira nk'iki. Nta nyama wayigereranya nayo. Uriya ni umuti. Uriya ni umuti hari abantu usanga bararwaye icyo bita amashampa matamangana gutya bwa kera bisha mibiki. Umutekera nk'ebyiri akanywa umusosi wazo iminsi 3 yonyine. Kandi umwana agira ubwenge full. Nyamani zirazimbirigi cyangwa izisanzwe. Imbirigi. Nizi ngizi nazo buriya. Imbirigi koko niba nibuka neza hari mu cyaro harana nabonaga baziteka mu bigomboneza mirire. Cyane. Kayibagira umwana akikumura. Nk'ubu minisante usibye ko abana bacu bakize bwacye ntaho kirwaye ariko kiriya gihe bari bayirwaye yo minisante bimenya ntago ari ku spending amafaranga menshi ya gushakisha imiti n'ibiki. Nuwo muti. Gusa nazo zirahenda. Ari zigeze ku kiro hafi 5,000 cy'amadolari. Nizi zifite akabara k'umutuku wene hano. Ntago wapfa kuyirya. Ni nka turiya tuboro tusimbuka tuva mu mitumba twitwa imitubu. Imitubu nayo iraribwa. Irahenda cyane. Irahenda cyane. None iri ifite akabara kava ku inyuma ku muhumetso kajya gusa n'icyatsi kakaza kakagera bene hano mu mpanga. Tuhenda cyane. Twe turabibona tukajugunya. N'inzoka barajugunya hano. Ariko muri mu baturanyi reka tubashimire ubwo mu baturanyi nyama ni nyama. Nyama ni nyama kabisa. Okay, hanyuma duhaye kapera kumbeba. Indirimbo yitwa Kabeba. Bavandimwe mukore subscribe mu sharing mushyiraho comment mumere neza. Iravuga ngo komeza ukure, komeza gwige, komeza utsinde, komeza uhirwe, komeza gwumve. Usurira imisozi ihanamye uzabona byinshi baharaye n'ibyisi nyinshi zikanuye zinopfora gasimbutse nubibona mwana wanjye rwose uzace bugufi niwa murage nguhaye uzakugeza ku ntsinzi ndisubikubwiye sha igisi yuzuyemo ababisha gusukuri kuranesha niwa mutungo ufite ubarusha inkota mu biganza ariko se Dekati watwitse iyi ndirimbo koko singiyi na Kabeba ariko si ubwo koko n'uyumva basukimanukira. Oya twe nago tumanuka turazamuka ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere ku murongo wa 9 Bibiliya iravuga ngo azamuka bamureba niba yarazamutse rero nta adresse dufite yo kumanuka
twe tugomba kuzamuka. Hanyuma Mbeba y'inzungu kimara gukora iyo ndirimbo Kabeba kuri YouTube wayisizeho, abantu bayakiriye bate cyangwa comment wagiye usoma? Comment ni fresh. Ni fresh, comment zose ziri kurenga 330 kandi maze y'icyumweru. Comment ziravuga ziti muhungu wacu wari warabuze, tubonye undi muraperi mushya w'umunyarwanda, ibi noneho bigiye kuba mu Rwanda ntituzi byari byo. Kandi koko reka mbasezeranye, I promise you my friends, aha hanze ndi umuraperi mu Rwanda niba hari abaraperi 1000, jewe nzi nyuma yabo. Impamvu nzi nyuma ndi tirari. Ntago naza imbere mfite AK47, ni tirari hari imbere, niyo mpamvu mumpamagara mukambaza muti imbere yacu ko tubona hari aduyi murase. Ubwo no kuvuga ngo nugukanda buto mita nohereza icyo bita wasonge 16. Ndi tirari. Niyo mpamvu uguye mu rwobo bakamujyana imageragere iwawana hehe, tugira gahinda tukagerageza uburyo tumugira inama akavamo. Kuba ari Harmonize nanjye ndi Mbeba y'inzungu, aririmbira Tanzania aririmbira mu Rwanda, bakamuha mikoro akavuga nanjye ngavuga, akarya ibirayi nk'ibyo ndya, akaryama nkaryama, tugasinzira. Ariko iyo ndirimbo Akabeba murayisanga kuri channel yitwa Mbeba y'inzungu 250 bifatanye, muyisanga aho ngaho 250. Ibindi ni Mbeba y'inzungu 250. Ubundi mu ndebera ishusho ibaza indirimbo yakozwe na Element. Ele madamu wanjye sinyi muhamagara sheri, muhamagara ele ubwo akahita avuga ati Mbeba none ibi ni bikigiye gukora. Ubwo ni ibyo nyine ele ahita bimenya ko nahageze. Nguhereza akawunga niwe amereza agakoma. Hari abantu bavuga ngo nta bagabo banywa igikoma, hari kera corona yarakitunywesheje, abantu barakinyweye, twarakimenyereye. Urumva icyo bivuze rero, amashusho yakozwe n'umugabo witwa Faizo Pro. Mu Rwanda ni intercontinental kwanza, simvuge mu Rwanda kuko ari n'igihe bari guhatanira mu videographique beza cyane muri Afrika. Iyo ndirimbo byonyine ya Kamwana na ASSIA Mutoni nibo bari kubyaza madamu wanjye mu ishusho. Yaka ari docteur. Ibaza yaka ni docteur. Noneho n'ibipimo byose do bakubisa hano ku gatuza ari gupima madamu wanjye, avuga bati Mbeba y'inzungu madamu wawe mubyaza cyangwa mwihore, ni mubyaze noneho umuzima. Aramubyaza avuka umuhungu, ntago mwamubonye ko tumuteruye. Akabeba kavutse. Hanyuma tugana ku musozo, n'ubuhe butumwa waha abafana bawe abakunda Mbeba y'inzungu, yaba muri cinema cyane cyane no mu muziki? Umuntu ukunda Mbeba y'inzungu, icyambere mbasabiye umugisha ku Mana, Imana ibaha umugisha, kandi umuntu wese ukunda Mbeba y'inzungu tuzagera nayo. Ndashaka kubabwira ko mu minsi iri imbere turabaha urukingo rwa corona, kuko nitwe Mbeba y'inzungu tugomba kurubaha. Nitumara kurubaha murasubira mu mirimo yanyu mukora akazi. Hanyuma igitaramo cyambere kizabera muri Kigali Arena, tururabanza twuzuze stade. Abaraperi nukuvuga ngo ni 1000 ndazi inyuma, ariko ndi inkingi kuko mfatiye banini runini. Kandi ndashimira n'abaraperi bagenzi banjye batangiye kugenda bumva agaciro k'imbeba, harimo na papa cyangwa ejo bundi yasohoye indirimbo nziza cyane yita ngo hoshi w'intezi Mbeba. Buriya naragushimiye, nukuvuga ngo ubundi yuvuze izina Mbeba gusa bivuze ngo ntago wari ufite ubuzima, ariko uhisuhabwa ubuzima, uhawe kubaho mu buryo bw'ibitekerezo no mu buzima busanzwe. Papa cyangwa big up umuraperi mwiza, Imana igumugisha, kandi mu minsi mike yaturaje dutwike sana twizamukira ibyo kumanuka ubu twabivanyemo, kuko Imbeba nutaririmba Imbeba bahanzi musigaye utari bushyiremo Imbeba mu ndirimbo ndamurahiye dekati nta kintu bari buvugane. Dore ejo nahoze mvugana na Shadibu kuri telefone ambwira ati bimeze bite Mbeba y'inzungu, mubwira ni komasa ava mushiki wanjye. Ibi rero abantu babyumve neza babyiteho. IUOAE yabayemo ndanganya shabwa mwana byamba cyarwatsa nka kwanza twamyarya gwasamva hwaswa. Ibyo nibihekane. Ndashaka kubabwira ko mu minsi iri imbere ngiye kubakubita indirimbo mana yanjye. Noneho nukuzamuka mu kirere, nukuzasanga gusa mu mastati ari umuriro gusa uri kugenda umyasa. Ibyo nibyo bigiye kuba hano hanze. Okay, dusoza Mbeba y'inzungu abashaka kugukurikira uretse kuri YouTube, ku zindi mbuga nkoranyambaga naho uriho ku nkoranyambaga nyinshi? Kuri Instagram ndiho, nuko andikaho Mbeba y'inzungu 200, Mbeba y'inzungu official rimwe, Mbeba y'inzungu official rimwe. Ibyo gusuka bungezeho. Hariho na Mbeba y'inzungu fans, abafana bahuriramo bavuga bati Mbeba y'inzungu turemuremera iki. Ubu bari gupanga uburyo nzakorana indirimbo na David. Misengiri mu ngenge z'uko mbivuze hakiri kare. Nyabona dore namwe intege karya gatanu nimuneza abantu.
gaye nguko Mbeba y'inzungu reka tugushimire kuri uyu mwanya waduhaye kandi twizere ko n'undi munsi nyaboneka tuzavuga ati reka twongere tuganire nkuko n'ubundi uyu munsi twaganiriye twizere ko bizaba ari ikaze murakoze cyane turabashimiye The Zoom TV 24 kora subscribe Imana irabakunda shalom nawe utarakanda subscribe kanda ko kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi turabakunda